turabasuje turabaramukije aho muherereye hose abakunzi bacu Rubavu Buy and Sell. Iyi mari rero tugiye kubereka ni inzu nziza cyane igurishwa iherereye mu karere ka Rubavu. Ni kadasiteri ifite ibyumba bitandatu, ni inzu nini cyane, ni inzu nini ifite amasaro, salamanje, amatoilette indani. Ikirenze icyo iyi nzu yubakishije amatafari ahiye yose kuva hasi kugera hejuru, no mu byumba hose rwose. Iri ahantu heza rero mu karere ka Rubavu, ahantu hatuwe cyane bigezweho, hamwe twita ko bari kubaka amazu agezweho. Ni inzu niherereye iri ku muhanda munini hafi ya kaburimbo, metero nka 500 uvuye kuri kaburimbo. Inzu rero iragurishwa kandi turayigurisha ku mafaranga make cyane ugereranije nuko yubatse n'aho iherereye, kuko ikibanza ni kinini, metero kare 450, ahantu heza ku muhanda. Iyi nzu rero rwose ni nziza, wowe ushaka kwiturira ukaba ushaka inzu nziza $50,000 wazizana nka Rubavu Buy and Sell, tukakugeza kuri inzu ukayisura, ubundi wayishima ukayishyura. Iyi nzu ni nziza cyane, inzu ni nziza nkuko mubibona. Aho ni muri parking, portail, mu baraza, ni ahantu heza rero ku buryo $50,000 zifite waduhamagara, ubundi tukaguhuza na ba nyirayo wayishima ukayishyura. Ni inzu nziza iherereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Byahi. Iherereye mu Byahi ku bahazi, ugana mu Kibaya, aho bita mu Kibaya cyangwa se Yerusalemu. Iyi nzu nayo niherereye rwose ku muhanda principal uganayo. Ku bahaza ku gace, na gace gatuwe cyane, bari kubakamo amazu meza, hakase mu buryo bwiza, imihanda, amazi, amashanyarazi byose birahari. Kandi ku bahazi niho umujyi uri kwagukira cyane rwose. Ni ahantu heza hatuwe neza, n'inzu yubatse neza, iri ahantu ku muhanda hagendetse, afite adresse. Inzu rero ntigucike, duhamagare kuri nimero zacu nkuko uzibona muri aya mashusho. Ubuso ni 450 078 11 75 255. Izo nazo wazihamagara cyangwa ugahamagara izo ureba 078 33 03 5 Rubavu Buy and Sell rero tubagezaho imari nziza kandi zisobanutse. Niyo mpamvu kudakorana natwe cyangwa ngo uduhe icyizere uze tukurangira ahantu ho kugura rwose uba uri guhomba. Abo twakoranye turabashimira. Nawe wakoze subscribe kuri channel Rubavu Estate, komeza ubane natwe rwose, n'ubundi ukore no kukazogera kugira ngo nitujya dushyiraho amazu n'ibibanza ujye ubibona mu ba mbere, ubisangize n'inshuti zawe zaba zishaka kugura mu karere ka Rubavu. Ushobora no kuba uri kure utwumva hariho hose, ufite n'inzu nawe ugurisha cyangwa ikibanza, nawe turabigufashamo rwose. Duhamagare ubundi waturangire, ubundi tugufashe kubona abakiriya. Urumva ko ibintu bisobanutse cyane. Kuba uri umujene cyangwa uri umuntu runaka ufite imyaka runaka ariko utaragira UPI kwanditseho rwose byaba bibabaje. By'umwihariko noneho kwigira mu karere ka Rubavu ukagira UPI, yaba ikibanza yaba inzu, uba ufite avenir, ufite ibintu byiza cyane. Muduhamagare rero, murakoze, mugire ibihe byiza aho muherereye hose.